guys, ni Genuwise nk'ibisanzwe kuri Idea TV. Umunsi rero ikintu nkuzaniye ni iki ngiki. Niba ufite imyaka iri hejuru ya 25 cyangwa se ufite imyaka 25 kuzamura, urakuze bihagije, shaka ikintu cyo gukora. Niba waranakibuze rero sasa, ngiye ngufitiye ikintu ugomba gukora ku buryo ubuzima bwawe bugomba kugenda neza. Kugira ngo rero nkomeze cyangwa se nkugezeho ibi bintu, banza ukore subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro nzajya nshyira hano kuri channel bizajye bikugeraho mu bambere. Ikintu cya mbere rero, buriya nta muntu n'umwe uzazanga kubwire ngo guys ngo kora kino kintu ngo nicyo kintu kizaguteza imbere. No, menya yuko wowe uriyizi bihagije, ufite imbaraga zawe ni wowe uzizi bihagije. Wowe shaka ikintu ugomba gukora, kandi icyo kintu aba ari cyo kintu uzi neza yuko gishobora gutuma ubuzima bwawe bugenda neza kandi utavunitse. Mu buzima bwawe hari ikintu ushoboye, hari ikintu urusha abandi, hari ikintu ushobora gukora abantu bakagushimira bakaba banakwishyura. Rero icyo kintu nicyo ugomba gushaka ukagikora kugira ngo ubashe kubaho. Ikintu cya kabiri, abantu tugendana, abantu turi inshuti nabo, guys, ntago bose badukunda, ariko reka twivugire kuri abangaba batwanga. Buri abantu batwanga ni abantu b'ingenzi mu buzima. Buri muntu nakwanga wowe ntukababare, ahubwo uzumve ko ari kugutera imbaraga. Hari impamvu ituma kwanga. Umuntu nakwanga uzamenye ko ari munsi yawe. Umuntu nakwanga akakwifuriza ibibi, uzumve yuko isaha n'isaha cyangwa se ubuzima ubayemo umuri hejuru, ari kwifuza ibyo ufite. Nta kindi kintu cyatuma umuntu akwanga, ni ukubera ko ari kukubonana ibintu byiza nawe yumva ashaka kugeraho, ubwo yabuze uburyo abigeraho. Niba rero ufite abantu bakwanga, ahubwo wowe kora cyane kuko uri kubatera ishyari. Hari n'igihe n'umuntu ukwanga ukora cyane akanizisanga yanagukunze bitewe nuko ukora ibintu byiza. Ibyo rero ntibizaguca intege ngo hari abantu bakwanga. No, kukwanga ntacyo bitwaye. Bakwanga kubera ko hari ikintu ubarusha. Ikindi kintu cya gatatu rero guys ngiye gukubwira, niba uri ku ishuri, niba uri guhinga, niba uri kubaka, ikintu cyose uri gukora gerageza ukinoze. Kubera ko hano hanze ujya ubona ko hari igihe nka kampani runaka zishyiraho imyanya y'akazi, zigashyiraho ibintu bigiye bitandukanye kugira ngo abantu bahabwe imirimo. Ahubwo ibaza ngo umuntu baha akazi ninde? Niba uri ku ishuri, niba uri kwiga kubaka, niba uri kwiga ubuvuzi, niba uri kwiga kwigisha, byige ubinoze. Kubera ko uzarebe iyo bari gutanga akazi, baha akazi umuntu ufite icyo arusha abandi. Niba rero uri kwiga ukabijagagura ukavuga ngo n'ubundi ntaho bizangeza, ngo n'abandi ngo barize ariko ngo byarabananiye, watekereje impamvu byabananiye akaba ariyo wowe ukemura, ubundi ukazabona uburyo ubatsinda ku isoko ry'umurimo. Nta kindi gisubizo. Niba uri kwiga, gerageza umenye ngo ese ibintu ndi kwiga, ibintu ndi gutaha umwanya, ibintu ndi gushyira mu mwanya wanjye mwinshi, ndabizi ninsohoka hanze nzabicuruza, bazampa amafaranga babyishyure. Icyo nicyo gisubizo. Ikindi kintu nshobora gukubwira rero, cyo kintu cya kane, guys, aho tugenda, ubuzima tunyuramo bwa buri munsi ntabwo byoroshye kuba niba nta kintu ukora, menya kuri kurya imitsi y'abandi. Uzarebe nk'iyo nk'umuntu yaje iwanyu akaza abasuye abatunguye, niyo asanze muri nko kurya, uwo muntu mu mitwe yanyu, mu bitekerezo byanyu mutangira kwibaza ngo ngubu se ko tugiye kurya, ngubu turahaga. Hari igihe utabivuga kubera ko ikinyabupfura bagutoje, ariko n'ubundi niko kuri. Nta muntu utabyibaza ibyo bintu. Niyo mpamvu rero ugomba gukora kugira ngo ntuzajye urya iby'ubusa. Ariko uzarebe iyo umuntu akunda gukora, akunda gutanga, akunda gusabana n'abandi, niyo akugezaho agasanga uri kurya cyangwa nawe uri gusangira n'abandi, ntabwo uba wumva ufite ubwoba bwo gusangira nawe cyangwa ngo wumve yuko utari buhaga, kubera ko ni umuntu mwiza. Isaha n'isaha nawe uzi yuko uzasanga ari kurya cyangwa afite bya bintu nawe ufite uyu munsi, nawe mukabisangira. Rero iyo ukunda gukora, abantu baragukunda, abantu bifuza ko bakugira mu buzima bwabo.
Guys, rero niba ibi bintu wabyumvise neza kandi ukumva ko ari ibintu by'ingirakamaro, kora subscribe kuri Idea TV, ubundi ibiganiro byacu byose bizajya binyura ahangaha ujye ubibona mu mbere. Kandi niba hari ikintu ushobora gushyiraho nk'igitekerezo, wakora kuri comment, ndetse by'akarusho ugakora na share. Yes, thank you. Ciao ciao.